Hello friends, ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, ni kakanya kacu kanona mbazanye iki noneho abantu benshi mwayobewe buryo ki muri kureba amanota yanyu, nicyo kinzanye hano kubabwira buryo ki bikorwa. Abantu benshi banyandikiye muri comment bambwira ko babuze buryo ki barareba amanota yabo, gusa ntugire ikibazo wahageze aho bibera. Twagiye dutangirana ariko banza ukore subscribe munsi, like, share ndetse na comment, n'abandi babone uburyo ki barareba amanota yaho. Twagiye, let's go. Okay, ndabona nari ninjiyemo ariko urasacinga hano kuri Google Chrome, wandikemo NESA results, birahita biza. Dore njye nari mbifite, ubwo nimba utabifite urandika NESA results, bihite biza kabisa. Ukore kuri check national examination, ngibi urazuminga nimba utari kubireba, kanze mbereke, uhitemo nyine, kanze nzuminga ubanza turebe neza. Urabona urahitamo bitewe na kategori yawe, nimba ari senior 3, nimba ari P6, nimba ari hehe, ukoreho wandikemo hano code, n'ubundi nk'ibisanzwe amanota yawe urahita uyabona. Urahita ukora kuri search, amanota yawe rwose uyabone. Mbifuriza n'amahirwe masa bakoze ibizamini mwese kabisa. Ni ubwo buryo buri gushoboka. Ubundi nabonye abantu bari gushyiraho buriya ntabwo buri gukunda neza, ariko ubu ngubu amanota yawe rwose urahita uyabona. Nshimira abo twabanye muri iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Kora subscribe munsi, like, share n'abandi babibone. Ciao ciao. Uko amakuru atugeraho tukagenda tuyabaha. Nimugire ikibazo, iyi ni ya channel yanyu ibasolvingira ibibazo. Thank you so much.